imari barebe neza kandi buzuza imigisha. Nguyu munsi wa none n'ishema ry'abahanzi turataramana namwe turatarama dukeshe kandi twese twaje turabasuhuza tubifurije amahoro ngo bashyitsi bahire n'inshuti namwe rubyiruko turabaramutsa amahoro kandi twese twaje turabasuhuza tubifurije amahoro ibigerwa inkindi yongeriye urwoga byano binini birezi n'umukobwa ikibasumba kandi twese twaje turabasuhuza tubifurije amahoro. Examine
gushimira uburyo bakomeje kubana natwe kuva mu gitondo cyose tugejeje muri umwanya mwiza tugiye mu mwuka bazima ibyo bishimirwa. Tugarutse mbere bwiza bwawe rero muri uyu mwanya turi munsi y'iki gisenge bongeye kwinjira kwa natwe muri aka kanya izina rya Rabbi cyubahiro. Nuko rero iyi gahunda niho itangije ndetse iri hafi kugera ku iherezo. Ndakwinze kugira ngo ikomeze kuyoborwa nawe ku iherezo guhesha ikuzo nuko duhabwa umugisha. Nuko rero ubuntu bwa namara komeze kubana natwe kandi ukomeze kubana n'abakwingira hose hirya no hino mu mpande z'isi. Dusabe tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Umusaza yampaye uburenganzira bwo kwakira abashyitsi ariko aka kanya ndabona bindenze, reka musabe atange ikaze ku bashyitsi be. Bravo Cleopa. Turashima. Narimbuzi. Ewe yagari. Barakomeye. Bravo. Iwanyu muriyo. Iragwa nta kibazo. Ndabona imisozi yabaye Nyarusange. Imisozi ni Nyarusange. Noneho rero ndabona umaze gusa naho uruhuka. Kamusaba ariko uhaguruke. Arimo sa n'utera intambwe wigira imbere nanjye nze nkusanga kugira ngo mbanze nguhobere dore ko yare nkukumbuye. Ijisho rya mukuru ze ntabwo uzi ntabwo rizinduka burya byajyanga no kurora urabona ko dufite abasore ndetse n'inkumi kandi uba wumva neza iyo tugiye kuzimarira abashyitsi baba babimenye kare rero mwako nigire hino Rofa twashatse ko tukwakiriza uyu mutobe wacu kugira ngo wumve uko iwacu zikamwa. Burya bavuga ko inka zikamwa ariko n'urutoki bararukamwa. Ubwo rero uraza kunyumva uyu mutobe. Ariko rero kugira ngo tuze kuryoherwa twese ntabwo nshaka kuryoherwa wenyine. Rofa turasirimutse saba muradukozanyeho tumenye ku buzima bwacu. Musubire mu byicaro byacu abakozi bana bamugira. Haleluya haleluya. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana turagushimiye turaguhimbaje izina ryawe icyubahiro. Tugushimiye ubuntu n'urukundo rwawe udahima kutugira uko bigenda uko bwije. Ako ari nacyo cyatumye twicaye hakurya abavandimwe bacu habwa icyubahiro. Data kubw'uyu munsi mwiza ushimishije ni kubw'iyo mpamvu muri aya masaha abashyitsi bacu tubahaye icyo kunywa. Reka Uwiteka uze ubane nabo icyo tubahaye gitunga imibiri yabo. Uwiteka ukuremo icyanduye cyose cyaba kirimo cyabangamira. Uwiteka byose mu guhimbaza mu izina ryawe ryera. Amen. Tuzagusanganire
dusangiye n'undi tukiri kumwe nawe uzaduhe kubi bisanga byawe byera tuzahembe nawe ubwo uzabugarutse twongere umwete wo kwitegura Yesu ubwo uzagaruka tuzagusanganire turirimba indirimbo nziza zo kunesha twishimire yuko dutsinze urugamba twongere umwete wo kwitegura Yesu ubwo uzagaruka tuzagusanganire turirimba indirimbo nziza zo kunesha twishimire yuko dutsinze urugamba tugere iwacu tuzasangira hamwe ku meza y'umwami n'abamarayika be tuzashima data ko yanesheje urupfu tuzamuhimbaza ibihe bidashira nitugere iwacu tuzasangira hamwe ku meza y'umwami n'abamarayika be tuzashima data ko yanesheje urupfu tuzamuhimbaza ibihe bidashira twongere umwete wo kwitegura Yesu ubwo uzagaruka tuzagusanganire turirimba nziza zo kunesha twishimire yuko dutsinze urugamba twongere umwete wo kwitegura Yesu ubwo uzagaruka tuzagusanganire turirimba nziza zo kunesha twishimire yuko dutsinze urugamba twishimire yuko dutsinze urugamba twishimire yuko dutsinze urugamba twishimire yuko dutsinze urugamba twongere umwete wo kwitegura Yesu ubwo uzagaruka tuzagusanganire nyuma yo kwakira umusaza amaze kumva ko yitwa Cleophas reka tumuhe umwanya hanyuma atuganirize. Yesu ashimwe. Uraho mwese? Reka nigire imbere. Reka mbere na mbere mbanze nshima Imana itugejeje aha ngaha igasanga mugandagaje aha ngaha munezerewe kandi muri mu kunywa mumeze neza. Imana yacu yagucyubahiro. Tugeze hano rero muratwakira kandi turanezerewe. Ariko rero nyakubahwa Gilbert mudusangije kubyo tubasanganye, ariko natwe kuko twari twafashe urugendo kandi rurerure ntabwo twitumye maje, ahubwo natwe icyo twari tuzanye nagira ngo wigire imbere hano tugisangize nkuko mutwakiriye. Ntabwo mwamutwakiriye ngo ibyacu tujye kwikinga hirya, ahubwo dukwiye gutura twese tugahuza umugambi maze tugasangira. Kuko nta muntu usuzugura umuntu mukuru. Ushaka ko dusangira iki? Ndashaka kubera ko twaje dufite impamba natwe tubasanganye namwe ibyo mwari murimo gufungura muraduha, natwe turagira ngo
bitu natwe tubagezeho ibyo twandi twazanye ziryoha zisangiye. natwe impamba twari twihaye ariko reka tuyisangire. Turasangira dutya Kerofa. ubwo hari abashinzwe kubikora barabikorera ariko uba wakiriye igihe bakitegura natwe turaba dutegereje. Nta kibazo. Reka nkubahe. Urakoze cyane. Urakoze. Impamba yanyu rero ndabona ya kizungu ntabwo byoroshye. Urasobanutse. Narasoma ngo numve. Oya, humura biraryoshye. Biraryoshye. Bijya gushya biraryoshye. Ibiribwa ntabwo bitakukinisha. Twanabisangiye twabisangiye da atumva ko mupfundikira nanjye ndi gupfundura ndagupfunduye rwose abasaza yabyibagiwe Yagutwaye igihe ki? bibabyiga igihe abata amasomo nawe yakurikiye nanjye ndagufungura bagusomera abasomera hanyuma babwire ko wabyumvise niho n'ababyiyubashye Ngiye gusoma. Soma pe. Sandwich mbese Babiryoshye. ku buzima bwacu urakoze cyane. Uko tureba turi itsinda ringana gutya twari dusanzwe tugusura ariko wenda umuntu akaza ku giti cye, ariko uyu munsi urabona ko twaje turi benshi kandi turi umuryango mugari. Hari impamvu rero ndagira ngo mubwire nyakubahwa Gilbert, ahangaha dufite umusore wagenze muri urugo rwawe munsi utari umwe se nangwa ibiri, aza kurubonamo inshuti baganiraga, bamara igihe baganira, noneho aza kwishimira iyo nshuti, yumva yayisaba urukundo. Yarabimubwiye koko uko bigaragara, nawe ntago yigeze amuhakanira, aramubwira ati genda, hanyuma nibishoboka nzakubwira uko bizamera, ariko ugende ufite icyizere cy'agateganyo. Umuhungu wacu rero waje hano yitwa Uwimana Valence. Yaraje rero arabitubwira nk'umuryango, atubwira ko afite inshuti y'umukobwa mu muryango wayo. Natwe rero twararebye dusanga umuhungu wacu koko arakuze, ageze igihe cyo gukunda, urukundo rurenze urw'abandi bakunda. Tumwemerera yuko tuzajya kumubariza niba koko uwo mukobwa niba ahari. None ntavuze menshi nyakubahwa Gilbert, ko uwo muhungu yambwiye ko umukobwa yakunze mu bakobwa benshi ufite yitwa Uwizeyimana Aline, uwo mukobwa wawe umufite mu bakobwa bawe? Nicyo nakubazaga, ubundi nkajya mbere unyemereye yuko wawe umufite. Wawe utamufite ngahahura ngakomeza nkayagushakisha. Iryo zina ry'uwo musore Uwimana Valence urarivuze numva ndaryibutse, kuko hari ibiganiro twize kugirana mu minsi yashize, naho Uwizeye we ushobora no kumushakira ahandi ariko kuba wayobye byose. Ariko natwe umukobwa witwa Uwizeyimana Aline turamufite, sinzi icyo umushakira buriya, abo nzi icyo umushakira ko batubwiye ko umusore wanyu witwa Uwimana hari ibintu mwavuganye
ukafitanye ubucuti n'uwizeye Imana, none umukumbaza ngo wizeye Imana arahari, iyo arahari. icyo nashaka kumenya ngira nkubwire icyo umusore yambwiye nakigize ibanga. Ese nagomba kubanza kumenya ko ahari. oya arahari rwose. nubwo umumenyemereye urakoze cyane. kandi 21 arayifite. Mumare n'ubwo ubareba guhamagara. noneho ndagira munyemerere niba namugusaba. ashaka kumusaba. ndashaka kumusaba niba wamumva. ntabwo namuguha, ndabona uko ushobora kuba ufite undi muntu waba warasabye kera cyangwa uvuga sibyo. ntabwo nisabye kandi navuye ko sabira uw'Imana bare. ariko se sabo iyo mbwira iki yabita bicamo niko babivuga. buriya rero ugenda wisabira hanyuma ukagira aho ugena ukavuga utumva nubwo ndi gusaba ariko mfite uwo sabira. igihe rero cyari igihe cyo kubivuga. rero nk'uko bisanzwe umuco wacu wa Kinyarwanda, ubwo burenganzira bwo gusaba uyu mukobwa ntabwo ari ngeri ubuguhe, cyo kwagiye kwanza mvuga n'aba basaza n'aba bakecuru ntibemera ko tubemerera ko musaba, turabaha umwanya musaba. ntibahakana kandi rwa rugendo rwahoze uvuga komeza. si ubundi ukecuru kuri mukuru uramusaza tureke asabira turabyemera. batanze n'akantu kuri yabyemeje nanjye ntacyo neza. urakoze cyane. murakoze. iyo umuntu aguhaye icyo utari ufite nta cyatuma utanezerwa. ubundi mu Kinyarwanda cyacu iyo ugiye gusaba umugeni bakamuguha, hari icyo tugomba gukora kijyanye n'umuco wacu wa Kinyarwanda. twarabisangiriye kugira ngo ntabwo twabikuraho, n'uzavuka mu minsi iri imbere nawe azakomeza uwo muco. ndagira ngo rero hano Gilbert wigira imbere hano, hari n'uwantwaje hano nawe yigira imbere, maze reka basabe mwe mwicaye gatoya kugira ngo dufatanye. icyo bita gufatire irembo mwarabifashe kandi twari bemereye, niyo mpamvu mwarifashe. icyo gituma rero ndagira ngo nanjye hano mpafite isuka. iyi ni isuka ya rugori. nayibo. iyi rero iyi ngiyi ni ishegesha imishiki. ni dushigisha bishanga cyangwa dushigisha mishiki? ni dushigisha mishiki. maze wakire nyakubahwa. iyi ngiyi niyo ituma ngira ijambo iwawe mu rugo kuko ariyo irubanjemo. hanyuma baretse abasaza kandi urihuta koko. oya ndagira ngo niwe yayishima yereke nabo ari abasaza ariko bayibone, ariko se mwebwe ntabwo mwayibonye. niyo yazanye mama. rero kandi ni ubwoko ki? urabona iyi suka ifite amenyo atatu. iyi rero ikimara akenshi ikora mu kiraro, igapfukira inka, igahinga hakomeye, ikora imirimo myinshi. nyakubahwa nayo yakira. rufasida hariho inkoko. hari inkoko. barambwira ngo ikora mu kiraro hariho inkoko. inkoko ni ikintu cy'inkoko dufite. ibyo ni ibinyabazungu. ni ibinyabazungu bajya ahubwo hari iyi ngiyi niyo gutuma hari gucya, hariya bita ngo ni inkoko ibika igakangura abantu. ntabwo ariko bayita. iyi suka ipakira imya. nayibona. upfa kuyikurikira ubwo biterwa ubundi uburengi bukaba bwabonetse. imisozi ntivuga kimwe ubwo niko muyita. twebwe ni tiriti. ni amaja. mwebwe ngo ni kirimya. iki kirimya. nyakubahwa rero hano mafite ikibindi. ikibindi nta kindi kimara uretse kudaha amazi. maze iki ni igikoresho kizajya gikora igihe cyose uzaba wakeneye amazi, ari mu bworozi, ari ukuvoma, iki ntawe kidakora. maze rero muri makeya ibyo nibyo nagenye muri uyu mwanya,
kandi ngushimiye ko byakiye neza. Girofani ubwo umaze gusaba rero turagushima. Murakoze. Genda wicarire hanyuma gahunda zikomeze nta kibazo. Murakoze cyane. Imana ibamugishe. Murakoze. Murakoze cyane. Nyakubahwa Gilbert rero nanjye nkuko navuye ko naje niteguye ndagira ngo umu burenganzira ukwere uko wazinyatse kandi ngira ngo inasi mu gihugu cy'amahanga twese turi mu Rwanda duhuje inkwano abariko mbyita se cyangwa indezo y'ababyeyi icyo gituma ndagira ngo umu burenganzira ahasigaye icyo kibazo tugikemure kirangiye. Girofani ntabwo uburenganzira kurenga inzira nabaze kumenya ko ari ikibazo muri iyi minsi, ahubwo tuguhaye umwanya wo kubikora. Murakoze. Maze rero Gilbert ntabwo nkubwira ngo jyani mu ifamu harimo ubwoko bwinshi bw'inka, harimo firizone, harimo iyo washaka zakoreza izo ushaka zose ugenda ukuremo inka nziza ushaka. Girofani ntabwo nirirwa njyayo, nsanzwe nzi ko nta buriganya ugira. Ku gihe nshakiye igihe nzashakira tuzagenda hamwe n'abashumba bacu hanyuma dutoranye izo dushaka tubona zikwiranye n'umukobwa wacu. Murakoze. Kandi nzi ko nta kibazo tugirana, bikwiga tuvunika kuri iri zuba ngo turajya mu mafamu rwose niba kubera atangiye kwazira tutarakoze cyane urumva ko zabiye maze rero kuko kunezerwa ubwo umunezero ufite nanone wa mukobwa hari umukobwa hari w'intwaza yigira imbere hano kugira ngo mwereke ko nezerewe ngukurira ubwatsi yuko umpaye kandi nkabanezerewe. Nyakubahwa rero rwose ariko ba bantu bari bugufi ntabwo tubisangira uzaho bwiza ukuri icyo ni icyerekana ikiri ku mutima wanjye. ntabwo wamara ubwazi gusa dusangire ntacyo ubikora uko ubyumva ariko unampaye nasoma ariko urakoze ndagutaka Imana iguhe umugisha. ari imfura cyane. Murakoze. Murakoze bane. Ariko ndashaka ndi umukobwa w'umutima yewe kibenga, ababyeyi banjye barankunda yewe kibenga, ababyeyi banjye barampamagara bati kibenga yewe kibenga urumwari yewe kibenga urumutoni yewe kibenga. umubwira ngo urimo gusaba ariko ko ndeba hano usheshe akanguhe abantu barimo kwisabira, urambwira ngo urimo gusabira uw'Imana undi ari Kampala ari Nairobi rwose ubu byarashoboye. ashaka kunyereka uw'Imana niba koko mwazanye uw'Imana turi kumwe. hari hebe hari inyange zirusha kwera, hari inyamibwa yakuze neza. uraho Mana uw'Imana urahira uw'Imana ako cyo mwese muri w'Imana uw'Imana w'Imana wabaye Imana uraho Imana sobanura uw'Imana abo bose muri w'Imana rero turasubira uraho uraho neza uw'Imana ushaka wazanye ni uw'Imana Uw'Imana Valence w'uyu amashyi menshi cyane uw'Imana rero byari byakuyobeye rero guhaye ikizamini aragaragaye. abantu bose ndavuga bambwira ngo ndi w'Imana kandi nkumva ijwi ryayo risanzwe rirahwima. se witwa ati? nitwa Uwimana Valence.
namuha amashyi y'Imana baretse. Yehova urakoze rero w'Imana ubu ushatse wabumva hamwe ushaka kureba uwizeye Imana ari uretse ubwo ubyara ko byarangiye waretse uw'Imana akaba ari umureba. Tubanza kumurebera agatoki kaduhamagara turebe niba gihari mwamuzanye koko uw'Imana. Reka musabe rero kuri umusaza ube wicaye. reka njye kwicara. Hanyuma none uw'Imana uyu nguyu we naba ahagaze. Nanjye ngiye kuba nicaye ko ndi umusaza. Hanyuma uw'Imana wizeye naza amukwereka. gasagurira imiryango ngwine wacu baragushaka. Ari hehe ari hehe ari inyoni zirusha kwera. Ari inyamibwa yakuze neza ngwine wacu baragushaka. Iyizire nzobidahanda kaze neza umuteta bikwiye. Ari hehe rugabanya babisha ngo akuguyaguya kugushe neza. Iyizire icyogere mu nkuba rudatera. Umunsi rwose wizeye bamuze. namubonye ahubwo urantinde kumusuhuza ubwuzu bwaje mva ushaka kumumara amavuta musuhuza ko rero reka nkugirire imbabazi nakwicisha amatsiko kandi yahageze. Hanyuma nurangiza wizeye burya n'uyu nguyu nimara kumugushyikiriza ushaka n'umusanzwe muziranye uramumenya nawe utazanye kandi urubaze Valence araguhamiriza. Yego urakoze cyane. Niba utamusuhuza uyu musaza mukuru uyu ari waho amahoro warine birakomeye. Ese burya ni wowe igihe urakoze bari guhumuriza nk'uko rero nakubwira yuko nanjye isabira nanjye ngiye kumushyikiriza wa wundi nakubwiye dore uwo ndimo gusabira. kumbe ni wowe burya ni wowe bizeye Imana. bari umva nditaruye wizeye Imana rine rwose ndamugushyikirije. Valence nawe ati umva nareba ihumura neza kandi nguhobere. Ntumve uraho neza. Kongera namubonye mugenzi wanjye rero dore nguyu ari kansuhuze n'uyu mubyeyi wamushyikirije. Umva Imana irahumugisha maze rero nyine nawe ati mva nanjye ihumura neza nabikozeho. ni wowe nakunze kandi nzakunda. Reka murambikeho umusaya wumve uburyo mwishimiye. Mbese muraho mbese bagenzi ba Cleopas ntabwo batanga amashyi. Nguyu rero ntihazagire undi umwibeshaho. Nguyu wizeye Imana Aline kumwereka imiryango yose umva rwose dore nguyu ubona twembi
baby uri mukoroba nicaraga iwanjye mw'idirishya ndeba uko izuba rirenga uko iminsi icumaga niko icyizere cyiyongeraga ko nawe wica umunsanga wa munsi twari dutegereje urageze turanezerewe mutweretse ibirori bageni beza iyo sayo urukundo ibabera impamba mukomerwa amashyi y'urwunge n'impundu za kibyeyi mwatubereye beza turizihiwe murizihiwe mwatubaniye neza turizihiwe murizihiwe mwatubereye imfura turanezerewe muranezerewe mwagura amarembo urugo n'urugendwa turasaba imana ibagwiriza imigisha mutunge mutunganirwe mwatubereye beza turizihiwe murizihiwe mwatubaniye neza turizihiwe murizihiwe mwatubereye imfura turanezerewe muranezerewe mushinjagira gisheja yo ni musheje banyakubyara banyaguheka uko mushaga uku murakomeze kuba urugero urwanyu ahora urugwiro mwatubereye beza turizihiwe murizihiwe mwatubaniye neza turizihiwe murizihiwe mwatubereye imfura turanezerewe muranezerewe ubwo butwari n'ubwo kuratwa turizihiwe murizihiwe urw'umukunda uraruhorana urizihiwe arizihirwe urwagukunda ruhora rutoshye arizihiwe urizihirwe shimira imana yamuguhaye we urizihiwe niyizihirwe shimira imana yabahuje arizihiwe niwizihirwe turizihiwe murizihiwe
mushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rw'abakubyaye wisangira ingeri yawe gahorana ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi nshuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ururabo wakunze ukarurinda byose ndukubita amaso nkarukubonamo dushimiriya duhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose icyana kizarubura imvura ninabura nzajya nuhirira
uri amahoro yanjye uri ubuzima bwanjye uri umuziranenge koko uri ingabire yanjye uri ingabire yanjye uri amahoro yanjye uri ubuzima bwanjye ubwa mbere nkikubona nabonaga ari inzozi nabonaga ari inzozi imirasire y'ubwiza bwawe yarandashe mahuruga ubwa mbere nkikubona nabonaga ari inzozi nabonaga ari inzozi imirasire y'ubwiza bwawe yarandashe mahuruga iyo nkureba sinkurenza ingohe iyo nkureba sinkurenza ingohe uri inshuti ndutira iby'isi byose uri kirezi kera kurusha ibindi byose duhura muri konseri y'ingeri nakubwiye ikingeza umbwira ngo sase mu rugo kuva uwo munsi sindakurabukwa niko kuva uwo munsi sindagoheka na rimwe ngwino umpoze umutima kuko ari wowe nizera kuko ari wowe nifuza ko tuzafashanya mu buzima bwose uri mwiza urasa n'izuba ryo mu museso uri mwiza ubwiza bwawe butemba itoto uri mwiza urasa n'izuba ryo mu museso uri mwiza ubwiza bwawe butemba itoto uri mwiza urasa n'izuba ryo mu museso uri mwiza ubwiza bwawe butemba itoto uri mwiza urasa n'izuba ryo mu museso uri mwiza ubwiza bwawe butemba itoto uri mwiza urasa n'izuba ryo mu museso uri mwiza ubwiza bwawe butemba itoto uri mwiza urasa n'izuba ryo mu museso.
shenge mbwira impamvu ubwa mbere duhura wambwiye ko nta wundi wakunze uretse jye w'ikibasumba shenge mbwira impamvu shenge mbwira impamvu mbwira impamvu ari jye wahisemo ukankunda urukundo maze ugatuma abanzi baganya shenge mbwira impamvu uburanga bwanjye n'ubusanzwe hari benshi mbona bagukwiriye ariko ukanga ukampoza ku mutima shenge mbwira impamvu igihe cyose iyo undebye umbwira ko ndi umwami turagushimira uburyo wabanye natwe tukaba tugeze muri uno mwanya tugiye mu makuru k'abazima uhabwe icyubahiro turi imbere y'ubwiza bwawe rero turakwinginze ngo ukomeze ubane natwe kandi ayo mafunguro uduhaye abe ayo gutunga umubiri nawe utunga ubugingo kugira ngo ubwo ugiye kwerekanwa bidatinze tuzishimire kubana nawe bwire rero umuntu wese wageze hano kandi umufashe tubigusabye mu izina rya Yesu amen. nkumva ntabikwiriye shenge mbwira impamvu wambwiye ko urukundo ari rwiza iyo ukunze ugakundwa kandi ukamenya uwawe shenge mbwira impamvu
into my eyes, you will see what you mean to me. Uwimana Valens, Uwizeyimana Aline. Abageni bacu rero dusezeranye uyu munsi mu itegeko tugendaho ritubwira yuko imyaka yo gushyingirwa ni 21 nibura. Imyaka 21 nibura. Ariko hari aho bateganya itegeko riteganya ko dushobora gusezeranya n'umuntu uri munsi y'iyo myaka 28. Uwimana Valens na Uwizeyimana Aline. N'abandi bose n'abafite ikibazo cy'imyaka. Bararengeje ubu. Ikintu turebaho nacyo giteganywa n'ingingo y'ijana na 69 ni ukutagira n'isano hagati y'abashyingirana. Cyaraziraga n'ubundi mu muco wacu yuko umuntu ashobora kugira gute gushaka uwo bafitanye isano ya bugufi. Abakuze bari hano ho iyo bajyaga kwa padiri babwiraga ngo babanze bavuge ibisekuruza barebe ko ntaho biri buhurire kugira ngo babone kubasezeranya. Rero kubera ko byemerwaga n'umuco n'ubu amategeko tugenderaho aracyubaha umuco wacu. Hano batubwira ko abafitanye isano y'ubuvandimwe itaziguye bashobora gushyingiranwa. Naho abafitanye isano y'ubuvandimwe iziguye bashobora gushyingiranwa kugeza ku gisanira cya karindwi. Hano baratubwira ngo birabujijwe ko umuntu ashyingiranwa na sebukwe cyangwa nyirabukwe. Bababwiye ibyangombwa by'ishingiro iriya myaka baba badafitanye isano ya bugufiya nabyo tugenda tubivuga, ariko hari no kutagira andi masezerano yo gushyingira. Bwa mbere n'urukiko igihe mwemeye gusesa amasezerano cyangwa se ku mpamvu urukiko rwasuzuma rugasanga rushobora gutanga ubutane hagati y'abasezeranye. Icya kabiri ni urupfu kuko rwo ntiruteguza ntawuzi ntawe rutareba. Rero tukaba tutemerewe gusezeranya undi muntu ugifite irindi sezerano. Nagira ngo baza babaherekeje baze nabo dufatanyije muri iyi sare nabo turi gufatanye gusezeranya by'umwihariko babandi basinya bajya dufatanyije gusezeranya kuko nabo baraza guhamya. Mu bageni tugiye gusezeranya nta wari ufite irindi sezerano yaba yari yarakoze ariko bikaba bitaravuyeho muri bwa buryo umwe cyangwa ubundi twavuze. Ntawe ntimutinda kubivuga nk'aho hano rero nk'uko biteganywa n'ingingo y'ijana na 66 baratubwira ngo ugushyingiranwa kwemewe ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe ukoreye mu butegetsi bwa leta ubushake bwabo niko konyine kwemewe n'itegeko. Uko gushyingirwa gukorerwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwe mu bashyingiranye atuye cyangwa aba. W'aho umwe mu bashyingiranye atuye cyangwa aba. Abanyarwanda baba mu mahanga bandikishiriza kandi bagashyingirizwa mu biro by'uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu. Ibindi tureba nk'uko nabibabwiye, ya mihango ni imihango ishingiye ku muco ibanziriza ishyingirwa twatangiye. Hano mu ngingo y'ijana na 67 tubwira ko imihango ishingiye ku muco hari imihango ishingiye ku muco ibanziriza ishyingirwa. Iyo mihango batubwira ko ishyingirwa rikoreye imbere y'ubutegetsi rishobora kubanzirizwa bivuze ko hari n'igihe hari ishobora kuba nyuma. Ishyingirwa rikoreye imbere y'ubutegetsi rishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo indangagaciro y'umunyarwanda y'umuryango nyarwanda n'ibindi bikurikira. Cya mbere ni umuhango wo gusaba no gufata irembo. Iyo mihango yabayeho tugiye kureba nanone inshingano zikomoka ku gushyingirwa. Inshingano zikomoka ku gushyingirwa iya mbere ni ukurera abana bazabyara. Nayumvise iya mbere ushatse navuga ngo iya mbere ni ukubana hanyuma kuko kubyara kuza nyuma yo kubana, sibyo? Ariko hano baratubwira ngo iyo habayeho ishyingirwa bashyingiranywe bariyemeje inshingano yo kurera abana bazabyara. Iyo umwe atefite kuri iyo nshingano undi ashobora kuyimuregera. Ni ukuvuga ngo uyu munsi jewe impamvu nari mpisemo kubabwira ngo iya mbere ni ukubana nuko jewe ubari imbere undi wundi abasezeranya kubana, sibyo? Undi wundi abasezeranya kubana. Hanyuma mu kwizera kwacu nk'abakristo twizera ko n'Imana izatanga urubyaro nyuma yacu kuko urubyaro rwo rutangwa n'Imana. Bakimara gushyingirwa basezeranye kubana. Igihe basezeranye kubana n'inshingano zose zikomoka ku kubana kwabo bategetswe gufatanya. Bityo rero abana muzabyara mutegetswe kubarera mwembi, mutegetswe gufatanya gushaka ibibatunga
utegetswe kubigisha, utegetswe kubaha uburere, utegetswe kuzabagira abagabo, utegetswe kuzabagira abagore beza n'abagabo beza, kuko uko bazaba nimwe muzakugeraho, nimwe muzaguhitamo. Naza agasanga mubanye neza, mwubahana, umugore wawe akubaha nawe umwubaha, mukarwanisha akagihugu rwanyu, nawe azakura azi ko ariko umugabo yubaha urugo, nawe azajya gushaka azi ko ariko umugore yubaha urugo, azagenda azi ko umugore yubaha umugabo, azagenda azi ko umugabo yubaha umugore. Ariko naza agasanga murwana buri munsi ko bwakeye uko bwije, nawe azakura azi ko ariko abigenza. Birumvikana ahangaha. Uburere bw'abana rero ni ikintu kigari, ariko dufatanyijwe mwembi. Ikindi cya kabiri ku nshingano zikomoka ku bushyingiranwa ni uko mufite inshingano yo guhanira ibatunga. Mufite inshingano yo guhanira ibatunga. Umugabo ntazakora ngo avuge ngo amafaranga nanjye najya gukora yawe. Ufite inshingano zo gutunga mugenzi wawe igihe adafite ibimutunga cyangwa adafite akazi. Umugore nawe ufite inshingano zo kuzikorera umugabo wawe. Umugabo nawe ufite inshingano zo kuzikorera umugabo wawe. Igihe umwe afite ububasha bwo kuba yagira icyo akorera undi igihe undi atagifite. Iyo nshingano urayifite kandi urayitegetswe. Indi nshingano muhuriyeho ikomoka ku gushyingirwa ni inshingano yo kubana. Sibyo? Inshingano yo kubana, nubwo nari natangije yo kurera abana, ariko inshingano yo kubana. Hano baratubwira ngo abashyingiranywe bafite inshingano yo kubana, bivuga ko bagomba kuba mu nzu imwe, bagasangira ibyo kurya, bakanasangira n'uburiri. Bivuga ngo mu nzu imwe, ameza amwe, uburiri bumwe. Ariko itegeko hepfo hari aho bavuga ngo keretse ku mpamvu zizwi kandi bemeranyijweho. Ni ukuvuga aho ubundi mutegetswe kubana nk'umugore n'umugabo, mukabana mu nzu imwe, mu buriri bumwe, mu mashuka amwe, keretse ku mpamvu zigize gute zizwi, ariko bakongeraho kandi mwemeranyijweho. Zishobora kuba zizwi ariko mutazemeranyaho, mugakurikiza ibindi. Nanone batunda inshingano mu kudahemukirana. Navuze ngo ibindi mutari bwumve muri izo nshingano, nanone muza kugaruka mugasanga mushobora gutandukanya abashakanye, cyane cyane byose birasa naho bikubiye muri ingingo yo kudahemukirana. Ubuhemu ni ikintu kigari. Ikintu cyose ushobora gukorera mugenzi wawe mutabyumvikanyeho, kikabangamira ubuzima bwe, kikamukura muri mudu yari arimo, kikamutera ibindi bitekerezo, kandi mwagombaga kumvikanaho kikagira indi nzira kiboneka cyose, uruhande rw'umwe gishobora kwitwa ubuhemu. Gishobora kuba ari igikomeretsa ubuzima bwe, gishobora kuba ari igikomeretsa amarangamutima ye, gishobora kuba ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora kubabaza mugenzi wawe. Ku ruhande rumwe gishobora kwitwa ubuhemu. Tugiye kureba n'impamvu zishobora gutuma habaho ubutane. Iya mbere, impamvu zo gutana ziteganyijwe mu ngingo ya 37 y'igitabo cy'amategeko mashya agenga umuryango. Izo mpamvu ni izi. Iya mbere ni urupfu. Impamvu ya kabiri ni ubusambanyi bukozwe n'umwe mu bashakanye. Iyo mpamvu nayo igaruka rya jambo ry'ubuhemu bukozwe n'umwe mu bashakanye. Mwarasezeranye ko ari umugore wawe, mwarasezeranye ko ari umugabo wawe. Iyo tugiye kwa padiri na pasiteri baranabitubwira cyane, bakanabidutongera. Ni ukuvuga ngo uwo niwe mugabo wawe, uwo niwe mugore wawe. Nta yandi maso areba abandi bagabo ugifite, kuri uwo munsi uhitamo kuyica. Birumvikana. Ikindi ni uguhoza undi ku nkeke. Guhoza undi ku nkeke nabwo biragaruka muri bwa buhemu. Umwe mu bashakanye, yaba umugore cyangwa umugabo, uhojeje undi ku nkeke, bishobora kuvamo ubutane buturutse ku guhoza undi ku nkeke, ni ihohoterwa, ibyo nabyo ntibyemewe. Ibindi ni ibitutsi bikabije bikozwe n'umwe mu bashakanye. Bishobora gukorwa n'umugabo, gukorwa n'umugore agatuka umugabo, ugasanga aramuhoza ku nkeke, amutuka ibitutsi bikabije, kujya ku gasozi akamuvuga nabi, akagira gute. Ibyo nabyo iyo bigaragarije ibimenyetso, nubona watangiye kubibona cyangwa kubyiyumvaho cyangwa kubibwirwa, watangiye kwerekeza mu nzira iganisha mu gutanga. Ikindi ni ukwanga gutanga ibitunguru. Hariya muribuka yuko aho twasomye mu mihango, mu nshingano zikomoka ku gushyingirwa, hari no gutanga ibitunga umuryango. Ikindi ni uguca urugo mu gihe cy'amezi 12 nibura. Umwe mu bashakanye, ubwo nahoze mbabwira, umugabo akagira gutyo ugasanga iwacu mu cyaro atonganye n'umugore we, umugore yamara kubona ko atonganye n'umugabo akigira iwabo, akamara amezi 12 akaba ari imyaka.
umwe mu bashakanye wa wundi wa mugabo uhagurutse agahaguruka nta n'akamenyetso atwaye yigeze yandikisha mu mudugudu mu kagari k'umugabo ari umufata nabi yamutuka amuhoza ku nkeke akaba aricyo kimuteye ubwoba akava mu rugo, wa mugabo ashatse ashobora gufata cya kimenyetso kandi akaba ari buzitwa umunyamakosa kuko wahagurutse mu rugo ukagenda amezi 12 akaba ashize, umwaka ukaba ushize, imyaka 2 ikaba ishize, nacyo bashobora kugishingiraho bagatanga ubutane kuko wataye urugo muri cya gihe cy'amezi 12. Abagiye gushyingirwa bahitamo bumwe mu buryo bw'icungamutungo w'abashyingiranywe bukurikira. Bwa mbere ni ivangamutungo rusange, bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano, bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ubwa mbere ni ivangamutungo rusange. Hano baratubwira ngo ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana, bumvikana gufata neza, bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose, ibyimukanwa n'ibitimukanwa, kimwe n'imyenda yabo yose. Ni ukuvuga ngo ibyabo byose baba babihuriyeho iki? 100%. Byaba byiza byose barabisangira kuko baba babihuriyeho 100%. Ibyo ni byo vangamutungo ki rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano. Ivangamutungo w'iki? W'umuhahano. Hano baratubwira ngo ivangamutungo w'umuhahano ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe ibyo buri wese yazanye igihe cy'ishyingirwa kugira ngo bibe iremezo ry'ibihahano, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizungu, byaba impano cyangwa ibizungu. Ariko hepfo bakatubwira ngo igihe cy'ishyingirwa, igihe cy'imihango y'ishyingirwa, abagiye gushyingirwa iyo watoranyije ivangamutungo w'umuhahano bandika kandi bagaha umwanditsi w'irangamimerere ibaruramutungo rishyizweho umukono wabo yerekana umutungo n'imyenda buri wese ageneye iremezo ry'ibihano, hanyuma ikintu cyose kitabaruwe ko ari rusange kiba ari icya nyiracyo. Ibyo ni byo vangamutungo w'iki? Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo rigize rite? Risesuye. Hano baratubwira ngo ivanguramutungo risesuye ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gufata neza urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, bakagumana ukwikenuza, ugucunga no gukoresha uko bikwiye umutungo wabo bwite. Ni ukuvuga rero hano ntacyo tuba duhugiyeho muri rusange, mu yandi magambo make ntacyo tuba duhugiye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umuhungu n'umukobwa bashobora guhitamo ivanguramutungo risesuye, bakumvikana uburyo bazajya bahana, bakumvikana uburyo bazajya bishyuza, bakumvikana uburyo bazajya babana. Iyo bagize kutumvikana, umukobwa ntacyo abaza umuhungu, umuhungu ntacyo abaza umukobwa, umwe yerekeza iwabo undi akerekeza iwabo, keretse mfashe ku byawe nawe ugafata ku byawe. Gusa tubana muri bwa buryo bw'isezerano aho ngaho. Isezerano bipfuye rero ntacyo mbaza ufata ibyawe nanjye ugafata ibyawe. Bageni bacu rero, ibi ni byo bikeya biteganyijwe mu byo twagombaga kuganira kuri uyu munsi, ariko hari byinshi muzabwirwa n'ababaherekeje cyangwa hari na byinshi muzasoma. Ni amategeko yanditse cyangwa namwe muzagenda mwiga hiryo, ariko muri bike biteganyijwe kuba twaganira kuri uyu munsi bikaba imbanziriza mushinga mugiye gukora. Ibindi namwe muzagenda mubisoma, muzagenda mubiganira, muzagenda mubibona, akaba ari ibi biteganyijwe ko tuganira kuri uyu munsi. Rero nkaba nagira ngo mbabaze, mugiye kubana umugore n'umugabo, mugiye kubumva Uwimana Valens na Uwizeyimana Aline, mwahisemo ubuhe buryo bw'icungamutungo? Aline, Valens arakubeshye? Ntabwo mbeshye. Ngize ngo hari ibyo yabonye ashaka kugira ngo nawe tware nibi. Njyewe Uwimana Valens, twese hamwe maze kumva icyo amategeko ategeka, ateganya, abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Uwizeyimana Aline umbera umugore, twese hamwe umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwizeyimana Aline, maze kumva icyo amategeko ategeka,
maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato umwe ko wowe Habimana Richard ko wowe Uwimana Valens none hamwe umbera umugabo ukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Kuri isano kutuyu munota amajwi yose atuze ngira icyo mvuga maze mbabwira ukuri mfite. Umwanditsi w'Indangamuco mu murenge wa Muyumbu maze kumva amasezerano ya Uwimana Valens na Uwizeyimana Aline bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi ishingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko yemeje ko kuva Uwimana Valens Uwizeyimana Aline bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwe bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. A sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside a woolen glove, but I know